munsi ndajya hera kawamagere wa mujama w'inshuti yanjye numve niba hari. Allo Chérie. Chérie, bimeze bite? Bimeze neza chérie. Uri hehe ugeze? Ego ko ndi mu nzira nyine ndimo ndaza. Cyane ni gukunda mukundoje byata. Ego nizere kuri bungurire hari inzoga pe mfite icyaka shaho. Ufite icyaka? Mama ntacyo yabara turi kumwe chérie. Umura rwose. Wow, ndaje. Nizo rwose ntacyo yabara turi kumwe. Ariko chérie nawe. Ego ko Chérie subize ko mukunda, I love you. Reka njye kumusura n'icyaka nari mfite zino saha. Reka nze njye kumwemeza mwereka ko nta mishimiko. Reka njye noneho umunsi noneho abakiriya bagiye he? Uzi ko wagira ngo ni muri guma mu rugo noneho ibitoki bana baye birimo biranyumana se n'inzoga wagira ngo ntibakiwe ko narumiwe noneho. Ariko ntegereza nta bamenya wenda igihe basanga umukiriya wanjye ari kuza cyangwa bakaza banarwana nimugoroba barashaka ko cyangwa n'amadeni ntibajya babura. Wabona mbonye amadeni niwe nabuze abakiriya ntawamenya. Ahubwo se amavuta ntiyashiranyera ndabona kirimo uyu munsi, ndabona icyashize ari amagi, ariko nayo reka nze mpamagare ndebe ko banzanira ayandi. Salama boss. Karibu kiriya. Meze gute? Karibu. Tubayikize. Ashaka guhaha. Ashaka guhaha Primus Mitsingi. Cyese. Oya. Ashaka ebyiri za Mitsingi. N'ebyiri za Skol. Sabara ntabwo ufite Primus ra? Primus irahari kiriya, irahari. Nayo irahari. Ndashaka ubema ukama Primus ukama Mitsingi ukama Skol ukama Waragi ibirici byose. Waragize ntazo mfite ahubwo mfite jya kuguha Skol Mitsingi. Mitsingi zo ndazifite. Wanyatse na Primus. Skol. Na Skol. None se ntabwo wanyongera kakandi ari bakita gutera ariko ntacyo reka ntwari izi ngizi ariko nta Primus nino ufite. Primus wayayiza n'izo ngizi zari neza ariko nini nka yindi ni nta kibazo da. Birahuye nta kibazo. Urakoze cyane. Ariko urashaka Primus nini? Primus nini nta kibazo urajyana n'indi nta kibazo. Ahubwo durishyura Mitsingi 1300, Primus 800, Skol 700 na Mitsingi 700 iyi ngiyi ntoya. Nta kibazo ndakwishyura. Nta kibazo ndakwishyura rwose. Ahubwo ufite kode? Yakoresha mu bisanzwe. Koresha mu bisanzwe. Wende si yuma cash. Cash? Amafaranga nsize mu rugo cash nta kibazo koresha. Reka muri telefone bisanzwe. Telefone yawe ni kangahe? Ndekamo 07. Baretse gatoya, baretse. Gaje bohere. Gutyo nta kibazo. 078 53 53 8 3 02 reka mwohereze nta kibazo. Birapfuye baretse. 078 kabiri 8 3 ariko sizishiriremo ndabona ntazi zishiremo neza. Kezimye se kandi irazimye masuga bizimye gute kandi telefone yanjye yuzuye umuriro ntabwo zimavu. Irazimye da telefone irazimye nubwo izimye ariko rero mu rugo ni harahirya iminota 2 ntabwo yarenga nta ndatuma n'umwana amafaranga yakuzana nta kibazo. Iminota ingahe? Iminota 2 rwose nase no mu rugo nwaza sarahirya. Nase nkoze imana 2
rwose nta kibazo ntabwo nakwinjira nta kibazo rwose reka zitware nta kibazo wowe iminota 2 ntabwo irangira ntabwo iminota 2 ushobora kurangira rero nishira ariko utari wangera leta nzi we ntabwo ishira urabizi uri umuntu wanjye ngaho nyaro urakoze cyane urabizi rwose aho mbivuga ko ushana amateni gusa abakiriya w'uyu muntu wabonye ndezwe ngo ndamubonye nawe arikopera akungara ya madanga iminota ariko iminota 2 nishira ataraza ndayitangira ntabwo naba nabuze amafaranga nyenganza nayo imikino iminota 2 ndayitangirayo ese igihe yagendeye ubundi we ko atari kuza sinanarambuye Shenge babaranye natinze nta kibazo nanagiye kuri boutique nsanga bafunze rwose mbabarira rwose kandi bangana ko natinze ntacyo bitwaye yego sheri urakoze rwose sheri rwose natinze kandi nanga kukubabaza urabizi ntabwo nakubabaza kandi ntabwo nizeye ko yuko bitakugizeho ingaruka oya nta kibazo ntabwo watinze cyane uragerageje kandi nakwishyizemo shenda ndabona uzizanye rwose ngomba kukwakira neza mu rugo rwose nkakwakira neza nk'umusheri wanjye nkunda urabizi subizi ko nkukunda cyane rwose sheri urakoze rwose kuba wihangana yego sheri urabona reza urabona nati nagiye kugura tuno tuntu ndabizi urakemera ahubwo se ushobora kaye shenda nagize n'izuko rwose nagiraga ngo menye ko ukunda urabona ntabwo nayibuze kugenda muzane kantu kamwe ntazi icyo ukunda ahubwo ikosa nakoze ni uko ntakubajije ngo ukunda iki niyo mpamvu nasubiza itavuga ngo nagusuzuguye nta kibazo rwose akukunda rwose nta kibazo akukunda bari gufata rwose na niyo mpamvu rero buriya njyewe nazanye zose kugira ngo uzirebe uhite mwakawe unashatse twagira tukazana n'izindi hariya reka sheri ndagukunda ndagukunda sheri sheri nanjye subizi nanjye ndagukunda gerageza rero ngewe ko yuko tuzafatanya muri byose mu rugo rwose nawe ndagukunda urabizi ngapfundura ni ukuri pe sheri sunkunda hari ikintu wanyima ntacyo nakwima gerageza nawe ndebe ko yuko tuzafatanya muri buri kimwe cyose rwose mu rugo kandi sheri ndumva utangiye kungora oya ntabwo nakugora ahubwo wowe bikore neza nawe ndakuzi turarushari wanjye turaziranye gerageza ndebe ko yuko byose tuzahora mu byiza cyangwa no mu bibi byaba bikomeye cyangwa bidakomeye ngagerageza ubinyereke sheri ihangane tuzashyira nk'iryiza tuzagenda tugura iryiza rya zahabu ryiza ariko iry'Imana yamaye riwamwundereza abaryamuye yego Imana nyine yaduhaye byose ariko nabwo mu gihe bitagombye ko yuko dusa n'umubiri tukongeramo urugingo rwabuze ngayihangane rwose bigerageze ufungure kandi sheri nawe ndwaye iryinyo urwaye iryinyo sheri ariko rero nta mpamvu yo gutuma reka ngukorere reka nguhekeya rwose urabizi reka nkwerekeya nziza sheri urakoze nawe sheri urabizi ndagukunda rwose ahangaha rwose ni karyoshye rwose wese ntabwo banza usome ushire akanyota nari nkwiteguye nka sheri wanjye kandi urabizi neza igihe cyose uza hano mu rugo mba nakwiteguye ndagukunda bose wowe urankunda subizi se ngenda gukunda cyane aragenda ndeba nkabona ari ukundi kuntu bigenda ku ruhande sinzi niba waranshyize ku ruhande ukashyira n'undi muntu sheri kandi ubwo uratangiye bya bindi byawe duhora dupfa se ntabwo ubona ko ari umuhungu wenyine mwiza mba mbona none se ngo ni umuhungu mwiza njyenyine gusa ni wowe mwiza nyine kuri njyewe njye nuko nagukunze kandi nawe urankunda nyine ndagukunda ntabwo ari njye umuhungu mwiza gusa kugira ngo nkwakire kugira ngo bigende neza kandi si ubwa mbere nkwakire urabizi sheri ubwo sheri uzajya umenya kwakira abashyitsi neza yego ndagukunda pe rwose
umva curura rwose izi zose no nazizanye kugira ngo nkwakire uruvange uvangitiranye mu kanya nawe urabizi reka sheri nta kibazo subize ko nta kintu nakwiba nabirenze rwose urabizi risheri wanjye rwose risheri wanjye curura rwose ushira akanyota rwose nta kibazo nanywereye we ko mbona utari kumwe sheri ubu urabona njye nanywa ufite ukoto urabona byavamo ra ashe nawe uri feke oya ntabwo ndi feke sheri koko igihe twabaniye urabona ndi feke koko urabona ndi feke koko sheri hafi nabikinisha yego sheri nibyo sheri amakinga baza bikopesha iwanjye ukagira ngo ntabwo iminota 2 ngo ntabwo washize isaha amafaranga ndabuze azi amafaranga afite ukuntu angana n'ubu atanayitaye urabese ko ngukunda ariko none wampaye iminota ingahe wampaye iminota 2 sheri ni hashize iminota ingahe vuye nawe ese kumbi niwe bahururizaga mu bafata amacupa sheri ndi kukubaza uyinige cyakora muze kurambeka ndumiwe koko niko wampaye umva haguruka mfikane banzu mpereza nigendere koramo ngende koramo reka njye ku cyuma ngujya hehe ntabwo wabwiye ngo ufite amafaranga hano mu rugo reka njye ku cyuma none wazigurira buri mukobwa umugura reka njye ku cyuma uranyera kunyara njye ntabwo nakwatse ibi ngibi reka njye ku cyuma njye niba nta mafaranga ufite reka njye ku ntabwo cyuma nabivamo oya ntabwo nabivamo ariko ntabwo uzandaburiza hereza amafaranga ntabwo uzandaburiza none bagotomera gusa kuri iyi ni nyabarongo nagiye nkavoma nkashyiramo se ntabwo ari nyabarongo ntabwo njye nagiye kurangura ariko nabwo nubwo usaze mu rugo ndi kumwe n'umusheri wanjye kandi amafaranga njye afite kuyatera mwajya mutegura ibyo mwagomba kwakira ntabwo ari njye kwakira abashyitsi umva njye imyenda ndayikuramo iyi shati ntabwo ndi buyibone ariko se uje kunyambura mu rugo ko umva iyi shati uje kunyambura mu rugo buri kimwe cyose wayakuramo cyangwa umwirabura oya nta nikuramo ndabikuramo cyangwa ariko nkwereke oya n'ubundi 5,000